Nshuti muvandimwe mwene data wowe dusangiye amahirwe yo gukunda Imana n'ijambo ryayo, tukaba dusangiye n'amahirwe adasanzwe yo kuba duhuriye kuri uyu murongo w'ijwi ry'Ibyiringiro. Ndagira ngo nkuramutse kandi mwifuriza amahoro y'Imana. Njyewe ndi mwene so Musoni Flavien. Uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana. Turimo kwiga ibyigisho byiza bifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibitero bigabwa ku mugaba w'ingabo. Uyu mwanya tugiye kwiga icyigisho cyiza cyane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibintu byaguye itorero nabi mu mateka yabyo. Ibintu byaguye itorero nabi mu mateka yaryo. Uyu ni umugabane wa kabiri w'iki cyigisho. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Washyize itorero ryawe mu isi, urirwanira ishyaka, urikorera ibishoboka byose, uraricungura, ndetse abaririmo ubandika mu ijuru baguhindukira abana b'imfura. Warihaye amasezerano ndetse uriha n'umurimo rigomba gukora. Ryarwanya intambara nyinshi kugira ngo rigumane umwimerere waryo n'umwihariko waryo, kandi wararifashije. Muri uyu mwanya tugiye gukomeza kwiga ibyanditswe byera n'amasezerano yawe kuri iryo torero. Turakwinginze kugira ngo ibiri muri twebwe bituma itorero ritagera ku musaruro, ibiri muri twebwe bituma itorero ryawe ritagera ku mugambi warishyiriyeho, ibituma muri twebwe agakiza kawe katabona umusaruro kari kitezweho muri twe, turakwinginze kugira ngo ubikuzeho ijambo ryawe, kugira ngo twere nk'uko ijambo ryawe ryera, kandi bituma itorero ryawe naryo rikomeza kwera. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko mbikubwiye, uyu ni umwanya ukomeye twigamo ijambo ry'Imana, kandi uyu mwanya, iki cyigisho ni umugabane wa kabiri w'icyigisho cyacu. Nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, Imana yari ifite umugambi ukomeye uretse kwigisha isi. Imana yari ifite umugambi ukomeye ku itorero, kuko itorero niho hantu Imana itangira ubwiru bwayo, kandi abantu bagasobanukirwa n'imigambi ifite ku byaremwe byayo. Urugero, Abefeso igice cya 3 umurongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Mu magambo make, Imana yari ifite uburyo bwinshi, ubwenge bwinshi igomba kwigisha abantu, igomba kwigisha amasi yewe n'abo mu ijuru. Reka nkwibutse yuko binyuze mu gitambo cya Yesu Kristo, isi n'ijuru byarahujwe, kandi hari amabanga, hari ibintu byinshi abamarayika bareba Kristo akorera mu itorero rye, Kristo akorera mu isi, yakoreye mu isi, ngo abamarayika n'uyu munsi wa none batabasha gushyikira. Kubw'ibyo rero itorero rihishemo ubwenge bw'uburyo bwinshi. Niyo mpamvu muzabona umuntu wakiriye agakiza, akakira iby'Imana, arajijuka, ibya kera biba birangiye, Imana itangira kumwigisha ubwenge bw'uburyo bwinshi. Ariko uyu munsi wa none, kuba abantu bakiri mu itorero ari incakura, ntabwo Imana yari yabahamagariye kuba incakura. Oya rwose, byaba bibabaje wicaye mu itorero ry'Imana ukivuga yuko wavukanye amashuri 3, ukivuga yuko watse umuriro ujunditse amazi, ukivuga yuko ucanye ku maso uri umunyamujyi. Oya, ahubwo muri Kristo Yesu mu itorero twigiramo ubwenge butuma twibeshaho aho turi, kandi tutabangamiye ibyanditswe byera. Nshuti zanjye, mu bintu byagiye bivangira itorero bikomeye, byagiye bigira abantu baririmo bakanabeshya yuko baririmo, ariko mu by'ukuri umugambi wabo ari ukurivangira no gutuma abantu barimo kwerekera Isiyoni bata icyerekezo. Reka nkwibutse yuko nk'uko mu Egiputa abantu bahagurutseyo byagaragaye ko bavuyeyo, mu cyigisho kibanziriza iki twabonye yuko biswe ingabo z'Uwiteka bahagurutse bagiye bava mu Egiputa bajya i Kanani. Ibyo byonyine ubwabyo birahagije. Umuntu yavuye mu byaha akumva arashaka kwitirirwa izina rya Kristo, akumva arambiwe amateka mabi yo mu Egiputa, agatangira urugendo rwo kwakira Kristo no kuza mu nzu y'Imana, yitwa ingabo y'Imana. Ariko uko ubutayu bwagendaga buba bubi, ibibazo n'ibigeragezo bibagera, igihe cyarageze baravuga bati twishyirireho umugaba twisubirire mu Egiputa. Urwo rugendo Abisiraheli rero barwanyije umugaba w'ingabo usanzwe ari wo Yesuwa, bakarwanya uwari uyoboye urugamba rwabo ari we Mose,
abo bantu Mose na Yosuwa bakaba bari munsi y'ububasha bw'umugaba w'ingabo mukuru ari we Yesu Kristo, ariko bakarangira bavuze bati twishyireho umugaba twisubirire mu Egiputa. Ni nako n'uyu munsi wa none itorero ririmo kuva mu Egiputa rijya i Kanani, hagiye habonekamo abantu bifuza gusubiza itsinda, bifuza gusubiza itorero mu Egiputa. Aba bantu bagiye baba abayobozi mu buyobozi bwo hejuru, abandi babaye abizera, abandi babaye abantu bafite amafaranga, abandi babaye abanyempano, abandi babaye abavugabutumwa b'ibirangirire. Hagiye haboneka abantu barwana intambara ngo itorero riterekeza aho ririmo kwerekeza. Kuvangira itorero byaratangiye. Mu rwandiko rwa gatatu rwa Yohana, umurongo igice cya mbere umurongo wa 9 ni igice kimwe n'ubundi. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo hari icyo nandikiye itorero, ariko Diyotirefe ushaka kuba ukomeye muri bo araturosera. Nicyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora, nuko tuvuga amagambo mabi y'ubupfu, nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data, n'ababishaka akababuza akabaca mu itorero. Uyu muntu witwa Diyotirefe, icya mbere umwuka wo gushaka kuba ukomeye watumye atangira kurosera itorero. Kandi iki bintu byatumye Pawulo Yohana avuga ati njyewe nzaza mbibutse n'uburyo tuvuga nabi. Haragaragara yuko kurosera itorero uretse kurwanya uburyo itorero ryakoraga, hari harimo no kuvuga nabi amagambo y'abayobozi bayoboye itorero bari barimo Yohana. Ndetse Yohana akanavuga ati ibyo ntabwo byamunyuze, ahubwo yarengagaho akanga no gucumbikira bene data. Mu gihe cy'intumwa, bitewe n'uko nta mazu bari bafite yo kubamo, abavugabutumwa bagendaga barara ahantu ku bantu bakunda Imana. Rero igitero gikaze cyo kuba abavugabutumwa badashobora gucumbikirwa cyabaga ari igitero kibi cyane. Reka nkwibutse yuko ibikorwa bibi bikorewe umuvugabutumwa, ibikorwa bibi bikorewe umuntu uhagarariye umurimo ahantu, Imana ibifata nk'ibikorwa bikomeye cyane, ndetse ibifata nk'ubugambanyi. Urugero, umubwiriza aje gukora amavuna ahantu, mu by'ukuri uwo mubwiriza aje asanga ni wowe asanga, warangiza ukamugambanira, kiba ari ikibazo. Imana yohereje itorero, rishimye yuko bohereza umupasitori ahantu, araje baramubwira bati dufite umukuru w'itorero runaka, niwe uzi itorero, uwo mukuru w'itorero numwegera azagufasha kuko azi umurimo kandi arawukunda. Pasitoro yahagera, wa mukuru w'itorero yamureba agahita avuga ati uyu muntu ntabwo anshimishije, sinanamukunze, uyu ntabwo tuzakorana. Yarangiza agahita atangira akabwira abizera ati ibi n'ibi. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo ibyo bintu si ubu ngubu bije, byari biriho no mu gihe cya Yohana. Arangije uyu mugabo Diyotirefe we noneho yabuzaga n'abantu gucumbikira intumwa z'Imana, uretse no kuzivuga nabi. Rero ese ibi bintu byarabaye, ibi bintu byavangiye igihe cy'intumwa, bituma umurimo wabo bagora, kandi n'itorero ryacu rikimara gutangira ryahuye n'ibi bihe. Reka mbibutse yuko iri torero ryacu ryagiye rihangana n'ibihe birigoye nk'uko abaprotestani bahanganye nabyo. Murabyibuka yuko mu ntambara ikomeye paje 170 batubwira uburyo Martin Luther atangira, abajesuite barwanyije umurimo we, ndetse aho ubukristo bwarangoga hose abaprotestani bari bibasiwe n'abanzi bakomeye. Kandi muri icyo gihe hashizweho umuryango w'abajesuite. Uyu muryango w'abajesuite warwanyije abaprotestani uturuka inyuma, ariko baza gusanga kurwanya ubuprotestani baburi inyuma nta kintu bizabagezaho, batangira gahunda yo kwinjiramo imbere mu itorero. Martin Luther yaje kwisanga asigaye afite abantu berekwa, abantu ngo b'abanyabwuzu, ageraho abona abantu mu gitabo cy'intambara ikomeye bise abahezanguni. Aba bantu bavangiye umurimo wa Martin Luther ku buryo icyo yakoraga nticyageraga ku musaruro yashakaga, bitewe n'uko iyi turufu Satani yayikoresheje akabona irarya. Iri torero ryacu naryo Satani yaryoherejemo abantu bagomba kurirwanya baririmo, ndetse bakaba n'abanyabwuzu, bakazamuka bakagera no mu nzego zikomeye, bakaba abanyabwuzu bagakoresha impano zidasanzwe. Nshuti yanjye, ibi byatumye itorero rirwana intambara y'inyuma, rirwana n'intambara
ntambara yo mo imbere. Twihuta reka mpere cyane ku gitero gikaze Satani yagabye ku itorero. Turaza kureba byinshi ariko ndifuza yuko duhera kuri aka kantu. Nshuti zanjye najya mbabwire ngo itorero ryamaze igihe rikeneye ubutumwa bwiza bwo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera. Kandi ubundi Imana niyo igenda ireba ibihe yarangiza ikagenda ibiha abantu. Muri icyo gihe Imana yahagurukije abasore babiri. Aba basore babiri bahagurutse bagombaga gutanga umucyo, kandi barangiza Imana Elena White yari ahari. Imana yari yaramuhaye amahirwe. Elena White amaze kumva iyi nyigisho, cyane cyane ko Imana yari irimo kumurikira itorero ryayo, Elena White yanditse igitabo cyitwa Kugana Yesu, igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Byari ibitabo bigendereye kwereka abantu agaciro ka Kristo n'amaraso ye. Kubw'ibyo rero ni ukuvuga ngo ni umucyo Imana yari itanze, ariko bitavuze ko itorero ritari risanganywe uwo mucyo, ahubwo bwari ubutumwa buje bwiyongera ku bundi, ariko busaba abantu kwihana. Ubu butumwa rero bwazanywe n'abasore babiri, umwe yitwaga Jones, undi yitwaga Wagona. Nshuti zanjye, ibi bitero byari ibitero bikaze. Muri iki gihe Satani yitegereje uburyo itorero ririmo gukangurwa n'ubu butumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera. Aba bantu Imana yarabazamuye baragenda bakora mu itorero Jones. Aba bantu bari abadogiteri, bari abantu bize. Itorero rirabiyegereza, ribaha umwanya, baragenda bajya gukora mu binyamakuru by'itorero. Amagambo abizera bari bwige aba bantu bakayareba. Ndetse nagira mbabwire ngo urugero mu cyamagana 1984 Elda Wagona na Jones, aba bantu barahuye mu cyamagana 1986, bashyizwe hamwe baragenda bajya gukora mu gitabo cyitwa Sign of Time, cyangwa se ibimenyetso by'ibihe. Mu magambo make aba bantu itorero ryarabizeye ndetse ribaha gahunda, baragenda baba abantu bakomeye. Ariko nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo mu cyamagana 1988 bazanye ubutumwa bwiza bwo gutsindishizwa n'ubwo kwizera, ndetse Elena White avuga yuko ubwo butumwa ari bwo butumwa bwa marayika wa gatatu kandi buteho kashe y'Imana. Ariko mu by'ukuri itorero kubera kutumvikana n'abayobozi bamwe b'itorero batakiriye neza, bari bafite amakenga yuko ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera buzatera ikintu kimeze nk'inyeganyega, bugatuma bizera badakora, bakabwumva nabi. Ariko Imana yaciye muri Elena White yandika ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byagombaga kwerekana uburyo abantu bakira Kristo n'igitambo cye, kandi ntibibabuze gukora umurimo w'Imana, ntibibabuze no gukomeza kuvuga ubutumwa bagombaga kuvuga. Satani amaze kubona aba basore beza bazamuye ubutumwa, bazamutse neza, Satani yarabarebye akurikije ukuntu bumviswe neza, asanga uko mesaje yabo yagize akamaro mu itorero, nubwo yari ihanganye abayobozi bamwe batayakiriye, ariko nyuma baje kugeraho basaba imbabazi kuko bahanganaga mu mubiri. Ikibazo cyaje kuvuka ni kimwe. Satani yarebye aba basore arangije aravuga ati aba basore ubwo babaye umuyoboro mwiza wo kuvuga ibintu byose bigakorwa ndetse hakaboneka impinduka, nanjye ngomba gushaka uburyo mbakoreramo. Satani yabinjiyemo, arangije muraza kureba nko mu ibaruwa Elena White yanditse, mu ibaruwa ye yanditse yo mu 1906, ibaruwa y'116, Elena White muri letters 116, Elena White yagize iyerekwa anaryandikamo, aho yari yatangiye kubona ibitero bya Satani byari byatangiye kwigaba cyane kuri aba basore. Hari hashize imyaka ingahe? 1988, ubwo hano tugeze ni mu 1906. Ni ukuvuga ngo Satani yagiye abasenya kuko bari bamaze kubaka izina, abashyira mu mutima wo kwiyumvamo yuko ubwo ari abavuga butumwa bakomeye, ari abantu bahawe umucyo kandi bakawuzana imbere y'itorero, nawe yita akawuteraho kashe yuko ari ukuri. Byatumye Satani abatandukanya n'ubutumwa, ubutumwa busigara ari ubw'ukuri, ariko Satani atangira kubavangira, bo ntibaba bukuri. Byagenze gute? Mu by'ukuri mu itorero hari harimo umugabo witwa Dr. Kellogg. Uyu mugabo witwa Dr. Kellogg yari umudogiteri wacu mu buvuzi, ariko uyu mugabo yari yaratangiye kuvangirwa n'inyigisho z'abadayimoni, atangira kuzaza yandika ibitabo, atangira kuzaza akora ibintu byinshi, ariko byose birwanya umwuka w'ubuhanuzi kandi ari mu itorero. N'uyu munsi wa none dufite abantu bashobora kuba bari mu nzego z'itorero, dufite abantu bize amashuri menshi, dufite abantu ku matorero atandukanye bumva umwuka w'ubuhanuzi nta kintu uvuze. Ibi rero ni ubuyobe bukomeye. Kellogg rero yatangiye kubona aramutse ayobeje bariya basore babiri,
akabashyira mu kwaha kwe bakagendera mu bitekerezo bye, byazageraho ibitekerezo bye bikemerwa mu itorero. Ellen White kuri iyo taliki nababwiraga baranditse yuko yagize iyerekwa, yerekwa uwo bita Eti Jones ari munsi ya influence ya Dr. Kellogg. Mu magambo make, umwuka w'Imana waramuhumuye, abona yuko uyu mugabo witwa Jones yatangiye gutwarwa n'amarangamutima, yatangiye kugendera mu mitekerereze ya Dr. Kellogg, kandi nyuma yarayeretswe yuko nakomeza kugendera mu birenge bya Kellogg bizarangira afatiwemo, kandi nafatirwamo mu buyobe bwa Kellogg azatandukana n'itorero. Ubutwari bwe n'ubutumwa bwiza yatanze bwo gutsindishizwa none bwo kwizera bizarangira noneho busigaye mu itorero, ariko we akarivamo. Ngibi uko byaje kugenda. Ellen White yakomeje gutanga comment, cyangwa se nimuza kureba neza biri kuri website ya Ellen White. Noneho arangije aranamwegera mugira inama, arambwira ati mwene data, wifatirwa mu buyobe, Satani arimo aragushyira mu kintu cya confusion cyangwa se cy'urujijo, kandi ukwiye kwitonda kuko urimo uragendera mu butaka bw'umwanzi kandi azakugusha mu mitego. Ariko uyu muntu ikosa rikomeye yari afite, hano mu gitabo cy'icyongereza baranditse ngo he was a man with too much self confidence. Ngiki icyaha cya Jones. Jones niwe wabanje gufatwa, kandi yafatiwe mu mutego w'icyaha cyitwa self confidence, kwigirira icyizere gikomeye kugeza ubwo nta muntu waguhangara, nta wakugira inama, nta gahunda wagendera munsi, uri umuntu uri mu kirere ku bintu byose. Ngiki kintu Ellen White yaramubwira ati ufite ikibazo cya self confidence. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none abantu batandukana n'itorero, abantu barimo kurivamo, abayobozi b'itorero barimo kwivumbura, abantu benshi barimo kugira ibibazo. Dufite ikibazo cyo kutemera kugendera muri gahunda y'Imana, tugashaka kugira icyo bita much self confidence. Iki kintu cyakoze kuri uyu muntu, kandi nanone nagira ngo nkubwire ngo si ibyo gusa. Wagona nawe yageze aho ngaho mu 1891. Wagona niwe wari waratangiye agendera mu igare, igihe kiragera Wagona nawe arangije agwa mu mutego nk'uyu nguyu. Uyu mugabo witwa Kellogg rero yaplaningaga yuko yakwigarurira ibitekerezo by'abantu b'Battle Creek, ariko yifashishije abavuga butumwa bakunzwe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki kintu mugomba kukimenya. Mu mwaka w'1906 ijwi nanone ryaraje. Dr. Kellogg yakontroye nk'uko yakontroraga uwo muntu, yageze aho nabwo ashaka gukontrora wa muntu wundi ariwe Wagona. Rero byarangiye neza, uyu nguyu Jones na Wagona batwawe n'inyigisho z'ibinyoma, cyane cyane ko igihe cyarageze uyu muntu Jones afata umwanzuro yuko atandukanye n'itorero. Itorero riramusura, riramugenderera mu nama za General Conference bigaga, kuko yari umuyobozi ukomeye, bamwizeho biranga, bararwaza, baramusengera, kugeza ubwo umunsi wa nyuma asohoka mu nama bari barimo bararize. Umuyobozi w'itorero wari uyoboye gahunda yaramubwiye ati mwene data, ubuhamya bwawe n'amateka yawe birakomeye mu nzu y'Imana, ngiki kiganza, ngwino turakwifuza dukomeze dukorane umurimo. Ariko yageze aho arafata umwanzuro, arangije arasohoka. Byagenze gute? Nimureba neza amateka ye, yapfuye atakizera ubutumwa bw'abadivantisti. Ariko Imana ishimwe, ikintu kigaragara ni kimwe, nuko nubwo yagiye, umugore we yagumye mu itorero. Uyu mugabo bamushyinguye mu 1923 ku itariki 28, hari mu kwezi, ndabona bishoboka kuba hari mu kwezi kwa gatandatu, apfata giheruka ibyo kwizera, apfa yaratandukanye n'itorero, baramushyingura, abantu barababara, ibintu birarangira. Ariko umugore we aricara aramubwira ati njyewe nazanye nawe, nabanye nawe turi mu mucyo w'iri torero, ntago nemera gutandukana n'itorero, uzagume mu bintu byawe, nanjye nzaguma mu byanjye. N'uyu munsi wa none abadamu beza nk'aba barahari, babona umugabo yaguye mu buyobe bakamubwira bati Imana ikube hafi igufashe, ariko njye n'abana banjye ntago tuzajya kure y'ukuri twizeraga. Nshuti zanjye, ibi bintu birababaje cyane, kandi birababaje. Reka rero turebe uyu muntu witwa Wagona we byamugendekeye gute. Mu buryo budasanzwe nawe Jones
ndetse na Kellogg bari baragiye baramwegera nawe baramwigisha, ndetse igihe kiragera atangira kutizera umwuka w'ubuhanuzi. Byarangiye nawe atandukanye n'itorero. Mu mwaka w'1904 Ellen White yari yaravuze kuri uwo muntu, avuga kuri Wagona, avuga uburyo Imana yabakoresheje umurimo ukomeye, ariko nanone nibatitonda bashobora kuzava mu murimo. Ariko Ellen White abwira abantu, arababwira ati aba bantu Imana yabakoresheje umurimo, nubwo bagenda ubutumwa batanze ntabwo bivuze ko ari butari ubw'ukuri. Ubutumwa batanze bugomba gukomeza. Nshuti zanjye, ntabwo bivuze yuko ubutumwa umuntu yatangiye ku ruhimbi akizera ubutumwa igihe agiye bugomba kwigizwayo, ahubwo hagomba kubaho kumusura no kumusabira. Ariko ubwo butumwa, urugero nk'uyu Jones na Wagona banditse, nababwiye ko banditse mu kinyamakuru cya Signs of Time. Mu magambo make ni ibimenyetso by'ibihe. Muzarebe ibinyamakuru n'amigisho atandukanye twagiye twigiramo, aya magambo yandikwaga n'aba bantu yari amagambo akomera. Rero ubutumwa ushobora kuba ubufite ari bwo, ariko kubwo kwishyira hejuru no kudagirwa inama no kudaca bugufi, bwa butumwa bwawe bukazasigara bufasha abantu, ariko icyitegererezo cyawe cyo cyaragiye, kandi ukazasoza udafitanye isano n'amateka y'ukuri. Imana idutabare cyane. Iki cyaha gikorwa n'abapastoro, iki cyaha gikorwa n'abalayiki, iki cyaha gikorwa n'abakuru b'itorero bubatse izina, iki cyaha gikorwa n'abaririmbyi bubatse izina, aho umuntu bamugira inama uko barushaho kumucisha bugufi ngo bamuganirize, akarushaho kujya mu kirere kugeza ubwo atandukana n'itorero, kandi akumva ko ari bwo abohotse, ubwo atandukanye n'inzu y'Imana. Ubu buyobe bwagoye itorero. Wagona igihe cyarageze aragenda ajya gusengera mu rindi torero, ndetse amateka mfite hano yageze aho aragenda ajya gusengera mu rindi torero, kandi n'amateka ye buriya ni nako yarangiye. Kuko nimureba neza, igihe cyarageze nawe ararwara, atandukana n'umugore. Amaze gutandukana n'umugore biba bibi, kubera ko byari birimo ibyaha byo kuba ngo hari undi mugore yari yarakunze, nawe ngo umugore bahuriraga mu bintu by'imirimo ngo aramukunda, arangije agirana ibibazo umugore aragenda. Urumva ahinduka umuntu ufite igisebo nk'icyo. Ibintu biragenda biba bibi, kugeza ubwo na Ellen White yari yaramugiriye inama, aramubwira ati rwose Satani yaraguteza imitego iburyo n'ibumoso, kandi nuhunga umutego umwe uzagwa ku wundi. Ariko byarangiye uyu mugabo nawe ubuzima bwe burangiye. Reka twihute. Ubuyobe bw'Indiana. Igihe cyaje kugera ahantu hitwa Indiana, aya ni amagambo muzasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, aho batubwira ko muri Indiana Satani yahagabye igitero mu cya 886. Nshuti zanjye, uyu muntu witwa Davis, papa we yari umubatista, nyina yari umumetodiste, yamenyekanye ahitwa Indiana, kandi aho Indiana ni muri Amerika. Ubutumwa bw'abadivantisiti yabwakiriye afite imyaka 32. Yabanje rero akoreshwa nk'umukoroporoteri bamugerageza. Nyuma yaho yahawe uburenganzira ariyo bita lisansi bwo kuba umuvugabutumwa, abihawe na konferanse ya Indiana. Kandi mu mwaka wa 1895 yahindutse umugabura, atangira ibikorwa by'ivugabutumwa yaba ku rusengero no mu bikorwa byo gufasha, abyita helping hand mission. Magambo make, yatangiye kuzaza akora udukorwa twiza, ariko dutuma ari ugaragaraho kugira ngo itorero rigaragare. Itorero ryari ryakoze n'ikosa rimuzamura byihuse bitewe n'ubwuzu n'uburyo yari akunzwe. Icyabaye nta kindi, muri byo yatangaga ibyo kurya, agatanga imyambaro, akigisha na Bibiliya. Noneho uwo mugabo urumva nta kibazo yari afite, ariko haje kwaduka umugabo witwa Balenja. Uyu mugabo witwa Balenja yigishaga ko kugira ngo abantu basukirwe mwuka wera bagomba kugera ku rwego badakora icyaha. Kandi uyu mwuka, bitewe n'uko uyu Davis yatangiye kuzaza abonana n'uyu muntu mu rwiherero mu mwaka wa 1898, byarangiye wa mugabo wigishaga za nyigisho z'ibinyoma mu madini yayobye ayanduje ibitekerezo bya Davis. Yatangarije ikinyamakuru, Davis yaje kugeraho aguma mu itorero ariko ntibamenye ko yangiritse mu mutwe. Yatangarije ikinyamakuru cy'itorero cyitwa The Adventist Review ko hakenewe imibatizo myinshi mu itorero, kandi uyu mugabo avuga ko hatangiye kugaragara ibimenyetso byerekana ko hari ibihe nk'ibyo kuri Pentecost. Kuri Pentecost ubwo ibyo yavugaga ni kuvuga abantu ngo baravuga indimi n'ibiki. Nyuma yaho mu buryo bw'ibanga yaje guhura n'abantu bo mu matorero y'aba Pentecostal Charismatic Church.
abakarismatike ni itsinda rikomoka muri kiliziya gatulika ariko ryifashisha imyizerere ya giporotestani kugira ngo ryigarurire abaporotestani. Rero yaje kwisanga ari muri aba bantu b'abapentekoste, Pentecostal Charismatic Church. Nyuma amaze kubonana nabo yaje kubwira umwe mu bayobozi b'itorero, aramubwira tumva nkubwiza ukuri, bariya abantu bafite umwuka natwe dufite ukuri, ariko twe turamutse tugize amahirwe tukagira ukuri nk'uko bafite, tukagira umwuka nk'uwo bafite, ukuri kwacu nibwo kwagira imbaraga. Yaje rero gufatanya iyo myizerere ya gipenikoti na gikarismatike, abihisha mu cyo yise ububyutse. Ibi yabyinjije mu itorero igihe hariho umuyobozi mushya mu itorero, hari umuyobozi wa firidi mushyashya, arangije nawe ahita atwarwa n'iki kintu. Byasabye itorero kuba maso, ariko ikibazo cyavutse ni ikihe? Baragiye bafata inyigisho eshatu: ubumana bwa Kristo, Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri, uko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Izi nyigisho baraziyobya kugeza ubwo abantu bazakiraga bazi ko bakiriye umucyo. Rero niyo mpamvu nimujya ku kinyamakuru cy'itorero cyitwa Adventist Review, cyabisubiyemo mu ngingo yitwa Confronting a Crisis, bavuze yuko haje mu cya 899 kugeza mu 1901 itorero ryaguwe nabi n'itsinda ryitwa The Holy Fresh Movement. Aba bantu bitwaga umubiri wera, ni muvoma yitwa umubiri wera. Bavugaga ko badakora icyaha, ndetse Ellen White yabanditseho mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page ya 25 ku bafite igitabo ngewe ndimo gukoresha. Baranditse iyi virusi ya Indiana yavugaga yuko batagikora icyaha, abantu baratwarwaga mu rwego rwo hejuru, habonetse ibyitwa kujya mu mwuka, abantu batangira kugira ibimenyetso by'imbabazi. Iyi nyigisho yahamyaga ko abantu bakurikira umukiza nabo bagomba kugira umubiri nk'uwo utarangwamo icyaha, kandi ibyo bikaba umwiteguro wa ngombwa wo kujya mu ijuru. Inkuru z'ababibonye, kuko Ellen White ntago yajyagayo, ubundi nta nubwo byemeye ku muntu w'Imana kujya mu matsinda no mu materaniro ayobye. Iyo mvuze itsinda mba nshaka kuvuga, murabizi hari amadini menshi afite abantu bayo basenga bagahamagaza abantu bo mu yandi madini bagahura. Ayo matsinda yabo rero bayita amatsinda adasanzwe, aho ayo matsinda usanga nta myizerere runaka, nta mbibi z'amahame runaka ayo matsinda afite, ahubwo bayoborwa n'amarangamutima yabo. Rero uyu munsi wa none itorero ryacu ryubakiye ku matsinda, ariko muri ayo matsinda hakeneye kumenya ese ayo matsinda ari munsi y'ububasha n'ubuyobozi bw'itorero, aremera umurongo washyizweho n'Imana? Ngiki kintu dukwiye kwibaza mbere yuko wibaza ngo iri tsinda ryo kwa kanaka. Ikindi kandi, itsinda ryiza ntago ryitwa iryo kwa kanaka, ryitwa igihande cy'itorero. Itsinda runaka rikorera mu gihande cy'itorero iri niri. Nshuti yanjye, hano baranditse ngo iyi nyigisho yahamyaga ko abantu bakurikira umukiza bagomba kugira umubiri nyine udakora icyaha. Inkuru z'ababibonye zivuga ko mu materaniro yabo abaka batumaga habaho gutwarwa ko mu rwego rwo hejuru, bakoresheje umuziki w'inanga z'amoko atandukanye, imyirongi, amahembe n'ingoma zihinda cyane. Bashakaga ko imibiri yabo ikora, bagasakuza cyane, bagasenga kandi bakaririmba, kugeza ubwo umuntu wabaga uri mu iteraniro yashoboraga kuvaho yicaye akikubita hasi yubamye yataye ubwenge. Umuntu umwe cyangwa babiri bagendagendaga hagati y'intebe bagambiriye gukurura uwabaga yaguye hasi kugira ngo bamujyane imbere y'iteraniro. Bityo hafi y'abantu 12 bagombaga kuzenguruka uwo muntu urambaraye hasi, bamwe baririmba, abandi bavuza induru, abandi basenga. Abo bose bakabikorera icyarimwe. Igihe uwabaga arambaraye hasi yabaga amaze kugarura ubwenge, yashyirwaga mu mubare w'abanyuze mu mubabaro w'Igetsemani, yahawe umubiri wera kandi biringiye kujya mu ijuru. Kubw'ibyo bemezaga ko umuntu nk'uwo adashobora gukora icyaha kandi ko atazapfa. Ndagira ngo mbabaze abo turi kumwe muri iki cyigisho, ibi bintu birahari. Satani yamaze kuvangira abizera bacu bamwe ku buryo ibi bintu babigize ibyangombwa byo kubabarirwa. Ngiki kintu cyarabaye. Itorero rero ryakoze iki? Habonetse abantu barahamagarana abayobozi b'itorero bajya kuganiriza ba bantu. Ibi bintu Ellen White icyo gihe ari muri Australia, hari mu cya 900, arangije arandika abwira abayobozi ngo nibegere iryo tsinda. Bararyegera. Ariko ikintu nshimira Imana ni iki? Ku itariki 17 z'ukwezi kwa 4 mu 1901 hari merekredi, Ellen White yatanze ubuhamya bwe
bicaye kuri rya tsinda rya Holy Fresh Movement, abantu bari bicaye batuje cyane, kandi mwuka w'Imana yerekezaga buri wese gufata umwanzuro mwiza wo gufata. Elder Haskell yishimiye mu mutima we ko Imana yagendereye iteraniro. Bukeye wa muntu witwa Donnell yasabye uburenganzira bwo guhagarara imbere y'iteraniro ngo agire icyo avuga ku bigendanye n'ibyababayeho. Arangije aratangira atumva, nshimye Imana ikoze iby'Imana ikoze uyu munsi, nari narayobye mva mu kuri kw'Imana. Nyuma ye wa mugabo witwa Davis nawe wari umuvugabutumwa nawe akayoba, nawe yasabye imbabazi. Baje imbere batura icyaha cyabo, barababarirwa, bakirwa kandi basubizwa mu nshingano, maze bongera kwishimira kuyoborwa na gahunda n'amahame by'itorero. Kuva uwo munsi Holy Fresh Movement yarasenyutse. Amen. Mu magambo make, guca bugufi ukemera ko wayobye nubwo waba uri umuvugabutumwa w'ikirangirire, guca bugufi ukemera ko wayobye ni ikintu cyiza. Itorero naryo rigomba kugira uburyo bwiza ryakira abantu bari bataye icyerekezo ariko bagarutse. Kubera ubuhamya bwa Elder White rero Holy Fresh Movement yarasenyutse. Uyu munsi dufite uruta Elder White, dufite ibyanditswe byera, dufite Bibiliya, dufite umwuka w'ubuhanuzi. Kuki abantu batiga ngo bace bugufi bemere kuyoborwa n'umwuka w'Imana? Ubuyobe bwarakomeje. Ndagira ngo mbabwire noneho, itorero ryahanganye n'ubuyobe bwitwa Alpha na Omega. Wakwibaza uti ubuyobe bwitwa Alpha na Omega bubaho? Elder White yise ubuyobe bwariho muri icyo gihe Alpha na Omega. Mu by'ukuri dusanzwe tuzi ko Yesu ari Alpha na Omega. Yesu niwe tangiriro akaba n'iherezo. Aba bantu bazanye ubuyobe babutangiza bavuga yuko ari umuntu utafite uko kuri nta kundi kuri azapfa abonye. Ariko nanone nawe itavuga yuko ubuyobe bwo mu gihe cye bwiswe Alpha, ubwo muri iki gihe cyacu buzitwa Omega. Kandi inshuti zanjye mube maso, reka turebe mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere, aho basobanuye icyigisho cyitwa ku kagingo kitwa ubuyobe bwitwa Alpha na Omega. Muri volume ya mbere baranditse ngo mu mpeshyi yo mu 1904 ku ngingo ikomeye yateje ingorane yakwirakwijwe na Dr. Kellogg, wa mugabo twavuze. Dr. Kellogg yavugaga ko Imana iba mu kintu cyose, kandi mu gihe yashyiragaho amabwiriza atumvikana afitanye isano n'imikorere y'umurimo wacu w'ubuganga. Kellogg yatangiye gushyiraho ibintu bitandukanye n'iby'itorero ryizera, ariko kubera ko ari dogiteri yumvaga nta muntu wamuvuguruza. None se Elder White yari kumuvuguruza? Ko Dr. Kellogg yaravuze ati, imyanzuro nk'iyi mfashe narize, nta muntu wamvuguruza yarize ubushuri bungahe nk'aba bantu bandi. Yabonaga abayobozi b'itorero akababonamo injiji kubera ukuntu yari akunzwe n'ubwenge bwinshi yari afite. Yumvaga afite uburenganzira bwo kugira ibyo ashyiraho bitemewe n'itorero. Elder White rero yagiye amuburira mu nyandiko yashyizwe hamwe, kandi izo nyandiko zandikiwe nyirubwite mu nyandiko z'amapaje 60. Paje 60 zaramwandikiwe yuko arimo kuvangirwa. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere paje 159. Elder White yaranditse ngo ntimuyobe, benshi bazava mu kwizera bakurikira imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Imbere yacu ubu tuhafite itangiriro ari ryo Alpha ry'aka kaga, kandi iherezo Omega rizabagwa gitumo. Mu magambo make, izi nyigisho z'uyu mugabo yari yaranditse igitabo cyitwa Living Temple. Iki gitabo cyitwa Living Temple harimo ingingo z'ukuri ariko zivanze n'ibinyoma. Ibyanditswe byakoreshwaga ahantu hatari ahabyo, kandi bigakoreshwa mu gukomeza inyigisho zipfuye. Itorero rero ribirwanyije, abantu bati Kellogg muramwangira iki? Nuko akunzwe kubarusha. Ariko mu by'ukuri Elder White yaramwandikiye pe, kandi ibi muzabibona, ibi bintu yahawe ubu butumwa mu 1904. Murumva yuko igihe yandikiye iki gitabo cya Living Temple ni nacyo gihe yayoberezagamo ba basore babiri batanze ubutumwa bw'i Minneapolis. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo Satani yanga ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, kugeza ubwo ubu butumwa bw'ubuntu bwo kwizera Satani ashaka yuko ababutanze abaha amateka mabi bikarangira bavuye no mu itorero. Kandi ikindi, igihe kiragera ubu butumwa ibimenyetso byaburangaga abantu bakazisanga hinjiyemo amarangamutima ameze nk'aya Living Temple. Tube maso cyane dusenge.
Ellen White yaranditse ngo abantu baransanze umwe umwe bambaza gusobanura aho twabarira igitabo cyitwa Living Temple, mbasubiza ko hadasobanutse. Uyu munsi wa none yaba kuri YouTube channel, yaba ama YouTube channel, yaba ama internet, kuri za Google, ku ma WhatsApp, ku ma message abantu boherezanya, ubu abantu barimo baragenda bafata ibitabo bakiyandikira ibintu byabo bitava muri Bibiliya, bitava mu mwuka w'ubuhanuzi. Abantu barimo baricara bakavuga yuko microchip ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Abantu barimo baricara, mu magambo make, imbibi z'ibyo twizera abantu bazisohotsemo, bajya gusoma ibitabo bifitanye isano n'izi za Living Temple, aho abantu basigaye bafata imyuka. Reka mbabwire, hari n'amatsinda, hari n'abantu bitwa ko dusengana bamaze kuvangirwa n'iyi myuka. Ellen White yarakomeje arandika ngo biranyereka ko umwanditsi w'iki gitabo ari mu nzira itari iy'ukuri, ari kure cyane, aratandukanya ukuri ko muri iki gihe ntazi aho intambwe ze zerekera. Ariko abantu, itorero ryakomeje kugira uyu mugabo Kellogg inama, abantu bati oya, itorero mugenda ku bantu, mugenda ku bantu. Havutse ikindi gitero cy'abantu bita itorero Babuloni. Ubutumwa bwatonejwe volume ya 2 page ya 50. Itorero ryaguye ku kibazo gikomeye. Mu myaka myinshi ishize, mu badivanisti b'umunsi wa 7 hagiye haduka amatsinda menshi y'ubuyobe kandi asenya, ashingiye ku gusobanura nabi ibyanditswe byera cyangwa kwibwira ko bamurikiwe n'ijuru. Ayo matsinda yarwanijwe mu buryo budakebakeba hifashishijwe inama z'umwuka w'ubuhanuzi zatangiwe gukoreshwa muri ibyo bihe. Igihe bibayeho, zimwe muri izo nama ziri muri iki gice. Ayo ni amagambo musoma mu butumwa bwatoranijwe igice volume ya 2 page ya 50. Uyu munsi wa none rero abantu benshi barashaka kurwanya ubuyobe badakoresheje ibyanditswe, kubera ko umuntu wagiye mu buyobe aba yayobejwe n'ibyanditswe. Bayobozi b'itorero, bapasitoro, bakuru b'itorero, namwe balayike bagenzi banjye, umuntu wayobye ntabwo agaruzwa gusebeshwa, ntabwo agaruzwa kuvugwa nabi no kumusopanyiriza mu bintu byose, no kumusopanyiriza mu kazi. Habaho gusenga no kumwegera ukamwereka ko ibirenge bye birimo kwerekera mu nzira z'umubi. Akenshi aba bantu barwanyaga itorero, ibyo bavugaga ko ari umucyo mushya bahawe, byari bifitanye isano n'ubutumwa buciraho iteka itorero n'abayobozi baryo, kandi akenshi bagashyiraho ibyerekeye ibihe. Rimwe mu matsinda nk'ayo ni iryitwa ijwi rirangurura rya marayika wa 3, ryari riyobowe n'umugabo witwa Stanton. Iryo tsinda ryarwanyijwe hifashishijwe inyandiko zitandukanye zasohotse mu kinyamakuru cyitwaga Urwibutso n'Integuza mu cya 1893. Izo nyandiko zari zifite umutwe uvuga ngo itorero ryasigaye ntabwo ari Babuloni. Rero nshuti zanjye, uyu munsi wa none ntibigutangaze wowe unteze amatwi kuba urimo kumva abantu bavuga ko itorero ryabaye Babuloni. Umuntu akumva akantu kabaye muri Amerika, akantu kabaye mu Burayi, akumva akantu kashyizwe mu binyamakuru mu Rwanda, yarangiza ati ndivuyemo ryabaye Babuloni. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo itorero ry'Imana rihinduka bitewe n'itangazo ryatangiwe kuri WhatsApp. Oya, ijambo ry'Imana mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 51 baranditse bavuga iby'uwo mugabo. Havutse undi mugabo ukomeye, yavuze ko ubutumwa afite ari ijwi rirangurura rya marayika wa 3 wagombaga kumurikishiriza isi ubwiza bwe. Yatekerezaga ko Imana yirengagije abakozi bose bari abayobozi, maze abari we iha ubwo butumwa. Uyu we yazanye ubutumwa buvuga ngo Imana atandukanye na General Conference, Imana atandukanye na Field n'izindi nzego z'itorero. Arangije ahita avuga ati njyewe ninjye ngenyine Imana irimo kuvugana nanjye. Yavugaga ko abadivanisi umunsi wa 7 ari Babuloni, kandi igihe twamubwiraga ibyo dutekereza, uyu nawe turimo gutanga ubuhamya, tukamugaragariza ko yayobye, hagiraga imbaraga ikomeye imuzaho, maze akavuga ijwi rirenga. Yaduteye ibibazo cyane, yataye umutwe, maze biba ngombwa ko ajyanwa mu bitaro by'abafite ibibazo byo mu mutwe. Uyu nawe yaravuze ati uyu mugabo yatuguye nabi. Yavugaga ko itorero ryabaye Babuloni, akavuga ko Imana yatandukanye n'ubuyobozi bw'itorero ari we wenyine. Arangije abagwa n'abari ko baricara akavuga ati uyu muntu twazagiye kumuvuza. Nawe niwe wabivuze. Bamujyanye kwa muganga basanga amaranye ikihe ibibazo byo mu mutwe. Tugiye guhura n'ikibazo gikomeye mu itorero by'abantu bagiye kurwara ihahamuka, bagiye kurwara indwara zo mu mutwe, ariko nibirangiza bivangwe n'ubutumwa bw'amarayika wa 3 biba kavuyo. Ariko nshuti zanjye, ndagira ngo mbasabe mwegere Imana nayo izabegera. Musabe Imana amahoro no gutuza.
aya magambo nari ndimo gusoma ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 51. Undi mugabo witwaga Garmire nawe yarahagurutse agwa nabi itorero, yashyigikiye kandi agira ubutumwa bwanditse asohora bwerekeye ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Aba bose bajyaga bavuga ngo ni ubutumwa bw'abamarayika batatu barimo gutanga, kandi bakavuga ko ijwi bafite ari irya marayika wa gatatu. N'uyu munsi wa none ubuyobe bwose barimo barabwita ijwi rirenga, ubuyobe bwose burimo buritwa ijwi rya marayika wa gatatu. Ariko ndajya mbabwire ngo Imana yifitiye abavuga butumwa barimo gutangaza ubutumwa bw'abamarayika batatu, badatinya icyaha, badatinya ikibi, ibyaha byose guturuka ku byo mu rwego rwo hasi kugeza mu rwego rwo hejuru barabivuga, ariko ibyo bintu ntibituma batandukana n'itorero barigumamo. Uyu mugabo Garmire rero yavuze ko abayobozi bo mu itorero bose bazagwa bitewe no kwishyira hejuru, maze itsinda ry'abantu bicisha bugufi rigahaguruka rikayobora kandi bagakora ibintu bitangaje. Uyu mugabo yari afite abakobwa bavugaga ko berekwa. Aya magambo muzayasoma mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 52. Uyu mugabo yaguye itorero nabi, we yaje avuga ko abayobozi Imana izajugunya hanze. Abayobozi b'itorero bayobye, yarangiza Imana igahagurutsa kandi gatsiko keza kayikiranukira. Kandi uyu mugabo yanavugaga yuko afite abakobwa berekwa kugira ngo ubuhanuzi nawe itarimo guhabwa buteshwa agaciro. Yavugaga yuko abana be nabo babegera barimo kwerekwa, ahubwo itorero ryashyize nawe imbere aba ari we ryemera gusa. nawe yaravuze ngo nasobanuriwe ubu buyobe. Uyu yari umugabo w'umuhanga wavugaga rikijyana, utarikundaga, wari wuzuye ubwuzu, yari umugabo w'inyangamugayo rwose, ndetse yari afite ishusho yo kuba ari umuntu wejejwe kandi witonze. Nyamara ijambo ry'Imana ryanjeho ndagenda mugira inama. Nshuti zanjye twihuta, uyu mugabo witwa Garmire n'amayerekwa y'abakobwa be Garmire yemeje umusore wari inyangamugayo kandi washyiraga mu gaciro, amusaba ko yajya mwibira ingingo z'ingenzi zasohokaga mu kinyamakuru cyitwaga Urwibutso n'Integuza cy'Itorero. Iki cyari icyaha gihanishwa igifungo, maze bituma uyu musore ahunga i Batroclick. Yamaze igihe adashobora guhangara kugaruka i Batroclick. Uyu musore, uyu mugabo w'umwaka yari yarashyizeho igihe cyo kurangira kw'imbabazi, maze ibyo yari yaravuze byose ntibyabaho. Wa musore yabonye ko yari yarayobejwe, maze yihana icyaha cye. None ubu ni umwe mu bizera b'itorero ry'i Batroclick w'indahemuka. Aya ni amagambo yanditswe na Ellen White mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page ya 52. Uyu mugabo arimo aravuga ko ari umuntu w'ubutumwa bwiza, ariko ashyiraho umumaneko uzaza ujya kumwibira ibintu bisohoka mu kinyamakuru cy'itorero. Nshuti zanjye, itorero ryaguwe nabi n'uyu mugabo witwa Garmire. Ellen White amwandikira ubutumwa, arangije aramubwira ngo uburyo usobanura ibyanditswe ntabwo buhuje n'uruhande abadivanisi umunsi wa 7 bahagazemo. Uyu munsi dufite abantu benshi barimo gusobanura ibihamya mu buryo bunyuranye n'uko abadivanisiti babisobanura. Ibi rero ubwabyo ntukajye ugira ngo ni ukukurwanya, ahubwo itorero ryacu rifite imbibi, rifite umurongo. Ellen White yaramwandikiye aramubwira ngo watangije ibintu byaje kubyara amayerekwa y'umukobwa wawe binyuze mu mbaraga zawe bwite zifatanyije n'abakozi ba Satani. Uyu mugabo Garmire byarangiye avuye mu itorero. Undi muntu waguye nabi itorero ni umugabo wita Ken Light. Uyu mugabo yasohotse mu itorero inshuro 3, agenda akavamo, yarangiza akagaruka, bakamukunda cyane abantu bakamuha inshingano, akongera akagenda akagaruka. Ken Light yari afite ikihe kibazo? Yari umukozi w'itorero ry'abadivanisi umunsi wa 7, nyamara agahitamo kuva mu ngabo z'itorero ryasigaye. Izina rye rizwi na benshi muri twe. Yari umugabo wiringirwaga kandi agakundwa n'abayobozi ndetse n'abavugabutumwa b'abakorerabushake baramukundaga. Nyamara yemeye ko mu mutima we hinjira akabuto ko kutiringira no gusharira, maze kakagukura kugeza ubwo amaherezo karamukurura kugeza ubwo amaherezo yaje kwitandukanya n'itorero. Uze kureba aya magambo mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 115. Nshuti yanjye, Ken Light uyu nguyu yabaye umugabo waguye nabi itorero, yatangiye kutiringira no gushidikanya amahame yaryo, atangira gusharirirwa, kumva ni umuntu w'umurakare uraho. Ken Light yavuye mu itorero inshuro 3, agenda arigarukamo. Ellen White yagerageje kumukomeza inshuro nyinshi, birangira byanze. Mu mwaka w'1889
uyu muntu witwa DM Ken Light yitandukanyije burundu n'itorero ryasigaye aragenda. Yagiye he rero? Yaragiye hehe? Turaza kumenya aho yagiye. Batroclick baramwandikiye, nawe taramubwira ati nyamara niba warafashe umwanzuro wo guca umubano wose ufitanye nk'ishyanga, mfite ikintu kimwe gusa nkwisabira. Iyi niba ruweri nawe yamwandikiye ku itariki 15 z'ukwa 10 mu cya 880. Yaramubwiye ati dore ikintu ngiye kugusaba ni kimwe, niba waramaze gucana umubano n'itorero ntabwo nabigutegeka rwose, mfite ikintu kimwe gusa nkwisabira ku bwawe no ku bwa Kristo, ntukegere abantu bacu, ntukabasure kandi ntukababwira amagambo yawe yo gushidikanya n'umwijima. Ken Light amaze gutandukana n'itorero yihaye gahunda akazaza ajya gusura abizera mu ngo zabo, agasura abantu akabatera gushidikanya ku by'itorero, ku by'amahame, ku by'ubuyobozi. N'uyu munsi wa none turabafite abantu bagenda mu ngo batajyanye ubutumwa bwiza, ahubwo bagiye kuzinura abantu ibibera Isiyoni n'umurimo w'Imana irimo gukorerayo. Nawe yarakomeje aramwandikira aramubwira ngo wakunze kujya wifuza gukomera no kumenyekana cyane, kandi iyi ni imwe mu mpamvu zatumye ujya muri uwo mwanya urimo ubu ngubu. Nyamara ndakwinginze uko gushidikanya, izo mpaka n'ubwo buhakanyi bwawe ubyigumanire mu mutima wawe. Abantu baguhaye ubushobozi bukomeye ku byerekeranye no gufata ingamba, ndetse baguha n'imico ihamye birenze ibyo wari ufite, batekerezaga ko uri umugabo ukomeye. Mbega uburyo itorero rirwana n'iki kibazo. Hadutse undi mugabo witwa Hancock. Aba bantu bari abantu bakomeye, abizera bakunze, ku buryo kugenda kwabo byateraga ikibazo gikomeye mu itorero. Umugabo witwa Hancock, uyu we yavangiwe gake gake, yari umubwiriza butumwa wabayeho, wari impumyi mu mateka y'itorero. Uyu yari umwanditsi w'indirimbo, ni umuntu wakomeye cyane. Igihe abadivantisti batoraga izina ry'ubudivantiste mu nama yatoranyije izina yari yicayemo. Ni umuntu w'ikirangirire mu itorero ryacu, yari umuvugabutumwa w'ikirangirire, yari umuririmbyi, yari umucuranzi, yari umwanditsi w'indirimbo, aho mu gitabo cy'icyongereza nk'indirimbo ya 963 yanditswe n'uyu muntu. Ariko nagira ngo mbabwire ikibazo cyavutse nyuma yaho, bitewe no kujya gusenga mu madini atandukanye, yaje kwadukwaho n'ibintu byo kuvuga mu zindi ndimi, atangira kuzaza yigaragura mu mwuka, akabyina mu mwuka. Yari mu itsinda Rina White yavuze mu cya 854 yuko uyu mugabo yarangwaga n'urusaku mu masengesho. Ibi yabikuye mu matsinda yajyagamo, kandi byarangiye uyu mugabo agiye ava mu itorero. Undi mugabo ni umugabo witwa Cramna. Uyu nguyu yari umwizera w'itorero, ariko akaba yari afite icyaha gikomeye. Yashakaga kuba umuyobozi, yari umuntu ukunzwe n'abantu bamukunda. Yabayeho mu cya 814 kugeza mu cya 903. Ariko uyu mugabo witwa Cramna, amateka y'itorero atwereka yuko yagiranye ibibazo n'itorero. Kubera iki? Nyuma yuko ashatse kuba umwe mu bantu bakomeye bikanga, kubera ko yari yashatse guhabwa igipapuro cyo kuba umupasitoro kugira ngo ahabwe inshingano zikomeye. Ariko nawe yitaza kuvumbura yuko uyu mugabo yari afite icyaha. Mwabaza muti ni ikihe cyaha? White yeretswe yuko Cramna yanywaga itabi, kandi yari umuyobozi w'itorero ashaka no gukomera ngo ajye mu nzego zo hejuru. White igihe kimwe barahuye, barapfukama. White amubwira icyaha cye, Cramna amusaba imbabazi, kandi White ntiyigeze abivuga. Cramna rero uyu yakomeje kubihirwa cyane kubera kudahabwa ubuyobozi. Arangije ageraho afata gahunda yo kwibasira umugabo wa White ari we wari umuyobozi wa General Conference muri icyo gihe. Aramurwanya, ariko arangije ategura n'amatsinda azaza amurwanya, hifashishijwe no kurwanya amayerekwa ya White, kuko White yari umugore wa James White. Ibi bintu byaje gutuma Cramna abo mu bihe mu 1860 yatangije ibikorwa byatumye abona abayoboke i Michigan. Abo nyuma nibo baje kwitwa Church of God 7 Day. Urumva yashinze idini. Yahise afata wa mubwiriza w'umuririmbyi w'umuhimbyi twavuze wari waravuye mu itorero, amugira umuyobozi w'iryo tsinda. Abantu barabayoboka, baravuga bataba abantu barashyushye rwose. Ariko mu cya 865 basubiranyemo na wa mugabo, abayoboke babo barashwanyuka. Bashwanyutse, James White yarababaye cyane, abandikaho. Arangije aravuga ngo mbabajwe n'umukumbi wasigaye umeze nk'intama zitagira umwungeri. Nshuti yanjye, nerekeza ku musozo. Muri iki cyigisho ubonye ibintu byinshi, ubonye imitego n'ibitwaro bya kirimbuzi,
umugaba w'ingabo z'umwijima yagabye ku itorero. Ariko mu by'ukuri ibi bitero yagabaga ntabwo yabigabaga gusa ku itorero, yabaga bigabye ku mugaba mukuru w'ingabo ari we Yesu Kristo. Itorero ry'uyu munsi rero nshuti zanjye, ibyo ubona imbere yawe nubwo ibyo ubona ari umwaku, nubwo ibyo ubona bizambye, wowe komeza ubibe kandi uririre itorero ry'Imana, uririre n'ibiriberamo. Byanga byakunda uzasarura ishimwe. Iri torero riri mu biganza by'Imana. Ubutumwa bwatoranijwe, volume ya 2, paji ya 29. Ellen White ikintu cyamubabaje mu bihe byacu byose ni kimwe: ntabwo byoroshye gutekereza mu buryo bwagutse umurimo Uwiteka azakoresha abakozi be gusohoza inama ze n'umugambi we. Uhoraho yanyeretse ko ibintu mwabonye byabereye mu Buhinde bizongera kubaho mbere yo kurangira kw'imbabazi. Ikintu cyose kidasanzwe kizashyirwa ahagaragara. Hazabaho ibihe byinshi bikomeye. Ariko kuri paji ya 35 y'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, Ellen White arangije arandika ngo binteye ubwoba. Tugomba kurindira intekerezo mu mbibi z'imiterere mizima. Nibitaba bityo umwanzi azatwinjirana atuma ikintu cyose kiri mu ntekerezo gita gahunda. Hari abantu bafite imitima itwarwa ikayoboka ubwaka mu buryo bworoshye, kandi nitwemera ko hagira ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kujyana abantu nk'abo mu buyobe cyinjira mu itorero ryacu, bidatinze tuzasanga ubwo buyobe bwarageze kure, maze bitewe n'ibyo bintu by'akajagari abadivanisi umunsi wa 7 bose bazagerwaho n'igisuzuguriro. Nshuti zanjye, ibi bintu byose Satani arimo arabizana mu itorero kugira ngo tugire igisuzuguriro, ariko itorero rizanesha. Amen. Nerekera ku musozo, Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 2, Bibiliya iravuga ngo ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahora anesha. Nguko uko itorero Imana iryifuza uko rigomba kuba rimeze, kandi nawe ku giti cyawe nibyo nkwifuriza. Imana iguhe kunesha kandi uhora unesha, kandi umwuka w'Imana akubake ku ijambo ry'Imana, kandi umwuka w'Imana akubake ku itorero ryayo, umwuka w'Imana akubake ku buhamya n'impamvu zatumye iri torero ribaho, mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, wowe mukuru w'itorero mukuru, wowe nyiri itorero, ni wowe ukwiye guhabwa icyubahiro. Abantu benshi bafite intege nke muri iki gihe, ndetse ibintu birimo kuzunguzanya birimo biratuma abantu batekereza niba uhari, ariko mu by'ukuri ni wowe ufite itorero ryawe mu biganza. Iri torero ni ubwato burimo abantu batandukanye barimo kujya i Siyoni, ariko vora yabwo ni wowe uyifite. Uturinde rero kukugirira icyizere gike, kandi uyu mwanya wa none ibintu ibyo ari byo byose byaba byaratumye turwanya ubutumwa, turwanya umurimo, turwanya gahunda zawe, abayobozi bagashwana n'abizera, abavuga butumwa bagashwana n'abizera, abayobozi b'itorero bagashwana n'abizera, abizera bagashwana ubwabo, cyangwa se buri muntu wese agakoresha imbaraga ze kugira ngo arwanye umurimo w'Imana. Igihe kirageze ngo utugarure mu biganza byawe, twese utubabarire, kandi ubwo tuvuga ubutumwa bwawe udukure utandukanye muri twebwe ibigawa n'ibitagawa. Imbaraga ya Mwuka Wera ibe muri twe, kandi umusaraba w'i Karuvari, ibendera rya Emanueli rizamurwe mu mitima yacu, kugira ngo twumve yuko aho kugira ngo tujye kure y'ibendera dukwiye guhamagarira abantu kwegera ibendera, ahubwo tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.